Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Yes, nk'uko mubibona rero turi kubereka cyangwa se twabasuriye inyubako nziza cyane, ni inzu ikiri nshyashya iri ahantu heza hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Masaka, ikaba iri hafi ya kaburimbo. Iyi nzu ikaba yubatse mu buryo bugezweho kandi yubakishije ibikoresho bigezweho, akaba ari inzu nshyashya, ikaba iri kugurishwa amafaranga atari menshi habe na gatoya kuko irahendutse. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Sibyo gusa kubera ko ifite na annex, ikagira kandi parking na jardin bihagije. Iyi nzu rero yubakishije amatafari ahiye yose, yubakishije ibikoresho bijyanye n'igihe, irimo gypsum ahantu hose muri salon, mu byumba, mu toilette, ku mabaraza hose. Iyi nzu yubakishijwe na plafond ya gypsum. Ni inzu idakwiriye kugucika kubera ko ni inzu ihendutse mu by'ukuri, ishaka amafaranga atari menshi cyane yuko iri no mu kibanza cyiza kinini gihagije kuko ifite na parking ihagije. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika rwose kuko irashaka amafaranga atari menshi habe na gato. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Mbibutse ko iyi nzu ifite annex igizwe na cuisine yo hanze, inzu y'umukozi cyangwa se y'undi muntu, ikagira stock, ikagira douche na toilette byo hanze. Mbese iyi ni inzu nziza kandi ukwiriye gutuzamwo umuryango kuko iri ahantu hitaruye gato y'umuhanda munini principal. Ikaba ari inzu nziza kabisa. Ntabicishije amatsiko rero ndagira mbabwire ko iyi nzu ishaka miliyoni 75 ziri negociable. Wowe hagere iyi nzu rwose uyigure kuko ni inzu nziza idakwiriye kugucika nyabuneka kuko irashaka amafaranga atari menshi. Miliyoni 75 ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'ibiyubatse, ugereranyije n'ikibanza cyayo, ugereranyije n'aho iri, ni amafaranga atari menshi ku buryo iyi nzu idakwiriye kugucika. Ni inzu iri muri quartier nziza cyane. Ni nako kandi tukwibutsa gusura website yacu ya www.nzuri.rw, hanyuma noneho ukagura cyangwa se ukagurisha cyangwa se ugakodesha nta komisiyo utanze. Ubwo rero urafotora inzu yawe uyishyireho fuge detail zose, hanyuma uyishyireho rwose, irahita ijya ku isoko, umukiriya azayirebe aguhamagare, mwivuganire, mugure nta mafaranga cyangwa nta kiguzi bigutwaye. Ari nako kandi nawe ushaka kugura ujya ukareba imitungo iriho cyangwa se ushaka gukodesha, noneho umutungo ushimye ukabona aho bagusaba, aho ugomba kureba nimero za nyirayo za telefone, noneho ni amafaranga 5,000 yonyine ya service, ugahita ubona contact za nyiri umutungo washimye, mukivuganira mugahura mukagura nta yandi mafaranga cyangwa nta kindi kiguzi usabwe. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Iyi nzu ntikwiriye kugucika kuri miliyoni 75. Iyi nzu urayegukana. Ikindi nakubwira nuko kandi dushobora kukubakira inzu nziza cyane kandi tukakubakira neza vuba bitaguhenze. Si ibyo gusa kubera ko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro, tubashyiriramo abakiriya ndetse tunakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, mwebwe mukayamuvugana na konte gusa. Ari nako kandi rwose tubasha kugenda tubashakira ibyangombwa byo kubaka n'ibindi. Nyabuneka gana Nzuri Business Group Limited, ucikwe guhendwa no guhendeshwa n'abakomisiyoneri. Usura website yacu www.nzuri.rw. Iyi nzu wayikunze waduhamagara kuri 0788886797 cyangwa se 0782 sibyo gusa kubera ko ushobora no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze. Ciao.